Hey, kanizere ko mumeze neza. Ubu mundeba aha ngaha ngiye ndumiwe. TikTok dukoresha hano irakaze, ndi umuntu utajya upfa kwemera ariko birandenze. Jya muri TikTok yawe wandikemo iri jambo my book. Andikamo iri jambo my book, bagiye kukwereka ibijyanye n'ubuzima bwawe, baguhe ideas, my dear. Ndumiwe maze gusacinga, ariko maze gusacinga reka nkwereke ngewe ibyo video ngiye bamaye ewana nsanze ari ibintu ndimo gucamo. Abo bantu bameze bate? Look, handitsemo ati my book. Nawe genda ujye muri search yawe hariya wandika ugiye gusacinga video y'umuntu, wandikamo ati my book. Numara kwandikamo ati my book, baraguhereza ibyawe urebe. Noneho ku muntu utazi icyongereza ubyandikemo mu kinyarwanda. Numara kubyandika mu kinyarwanda uraza kubireba ukuntu babikubwira. Wibuke gusiga follow inzira y'ikindi. Hi guys, reka nanjye mbaye ikaze. Iyi video y'uwo mutipe ngo ni Danielite ibonye nonaha, ariko abantu benshi mukunda gukora ibi bintu ari kubabwira. Niwaturuka bya bibazo rero, TikTok yanjye ngo bayibye, ngo Instagram yanjye bayitwaye, kandi mu by'ukuri ari we wabyikuriye. Ibi bintu bakubwira ngo andika ngo muri search yawe ngo my book, my age, my biki n'ibiki, ibi bintu nibyo bagenderaho bari guhakinga ama account yanyu, ugasanga barayijyanye. TikTok ni gute irakubwira ngo my book, ngo ikakubwira ubuzima bwawe? TikTok se izi bintu waciyemo byose njye ntabwo mbyumva, barababeshya. Ibi bintu rero mubyitondere, ngo my book, ngo urahita ubona ngo ibintu byawe byose. Inshuti zanjye, account ziravuna kubona ukuye account yawe ku followers umwe ukayigeza ku bintu, ni ibintu biba bigoye kabisa. Gusa ibi bintu ntabwo ni scam, izi ni scam. Aba bantu twita aba content creator bakomeye nibo badutwarira ama account. Mube maso rero, ibi bintu ndabibabujije ntimukabikore, kandi uzasanga muri kumwe ngo account zanjye bazitwaye, ngo nimumfashe munkorere account. Oya, menya kumanaginga ibintu byawe. Ciao. Ni ibintu biba bigoye kabisa. Gusa ibi bintu ntabwo ni scam, izi ni scam. Aba bantu twita aba content creator bakomeye nibo badutwarira ama account. Mube maso rero, ibi bintu ndabibabujije ntimukabikore, kandi uzasanga muri kumwe ngo account zanjye bazitwaye, ngo nimumfashe munkorere account. Oya, menya kumanaginga ibintu byawe.